mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka Bruce Melody turasa turabasuhuje tubaye ikaze mwese bakomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose hanyuma rero reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora niyo mwanya mwiza kugira ngo uyikore anje nk'ibisanzwe tukaba tugiye kuganira n'umuntu ngira ngo muri kubibona kuri kamera za Yawe TV nagara ubwa mbere aje kuri kamera za Yawe TV hanyuma reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore reka muhe ikaze tugoye ikaze murakoze abakuri yawe ni meza umeze neza meze neza okay ugiye gutangira rero wibwira abantu ariko mbere yuko wibwira abantu ngira ngo amaso arabaha nagaru bwa mbere yaje kuri Yawe TV ndetse nanubwo ari bwa mbere agiye kubitangazamakuru witumubona itabona ishusho ya Bruce Melody uraza kuza kwibaza ati se koko ni mushiki we cyane ntago ari mushiki we se koko baravukana cyane ntago bavukana reka ari we muha ikaze agira ibyo atangaza ariko mbere yuko abitangaza agiye kubanza yivuge yitwa nde aturuka he tugoye ikaze murakoze amazina ni yayandi mumenyereye Uwizeyimana Bonke mu rugo ni Rwamagana Bonke tugoye ikaze kuri yawe murakoze ntabwo rudukumbuye se nari mbakumbuye cyane niruka hano ryari kuri kamera za Yawe TV ko numva ari kera ni kera urabyibuka se cyangwa ntabwo ubyibuka numva ntabyibuka neza aha ni nko mu rugo sibyo se Bonke se watubwiye ko witwa Uwizeyimana Bonke Bonke se ni izina ryawe cyangwa ni kwa kundi nyine umuntu aba yibyibuhiye Bonke ni izina ryanjye ntabwo ari uko mbyibushye ni izina ubaza impamvu rero iwanyu bakwise Bonke byaturutse ahantu byaturutse nuko nari munini cyane bituma banyita Bonke nuko we wavutse nyine ungana gutyo ubwo nta rindi papa wawe yatekereje yahise avuga Bonke ese avuga Bonke Uwizeyimana Bonke nta kandi kazina se k'agasinino bakwita oya nta kandi uretse Bonke hanyuma Bruce Melody aha mbere yuko utubwira ngo icyo upfana na Bruce Melody wenda hari abarebye ikiganiro cya mbere ndetse n'abataragize amahirwe yo kukireba bakazareba kino ubundi Bonke ni muntu ki mu magambo make ni umukobwa w'imyaka ingahe Bonke yaba hehe se Bonke arubatse abantu nyine utuntu nk'utwo okay Bonke ni umukobwa w'imyaka 23 ntabwo yubatse aracyari umukobwa tugira gutya kugira ngo niba hari n'umuntu utange kandi hanyuma se Bonke afite shiri oya ntaramubona aracyashakisha ese nka Bonke umukobwa umuhungu yumva ko ashaka yabajije ibintu bitatu bingahe wenda agomba kuba yitonda atagira amahane icya mbere yaba yitonda atagira amahane uwo twahuza pe ubwo se kwitonda utagira amahane abiguhishe like akaza akagutereta umuntu arabyumvise yitonda akaza akakwitwaraho neza wabibwirwa n'iki rigana n'umuntu uzi utereta agira amahane erega ugenda umenya umuntu gake gake burya anaperereza kagenda umumenya watubwiye ko nta sheri ufite muherukana ryari ni kera cyane nka 2017 mwapfuye iki se kandi Bonke oya ntacyo twapfuye we yaragiye gusa yagiye hese yagiye gushaka umugore avuga se ko we yakucye atagutwaye jewe buriya wenda sinzi ko yabirebye wenda yabona se agenda so ntabwo nanyibyibuka rwose ko ni ibintu bya kera so nanyibyibuka 2017 ni hafi kandi ntabwo wari umwana cyane ntabwo nari umwana ariko ntabwo nkunda kwibuka ibintu byose biba byararangiye cyangwa wangaga kumuha keyasha ngo byarananiye ashaka yabonye ko byananiye nyine akabona abandi hanyuma se nk'umuhungu mwakundana wifuza Bonke yifuza yabasengera muri hedi agomba kubasengera muri ADP kubera iki muri ADP nuko ari ryo dini ryanjye kandi nakuriyemo uramutse ukundanye n'umuhungu ukamukunda pe ukamukunda pe idini rishobora kubatandukanya
byaterwa. byaterwa nuko Okay, mukunda idini ryaba intandaro y'uko mwatandukana kandi umukunda ubona bya bindi byose ushaka n'ibyo utatubwiye abifite cyangwa se abyujuje. oya ntabwo byaba ntabwo idini ryabatandukana none se kuki uvuga ngo abaye asengera muri ADP bibaye byiza yaba ari umwadeperi. uba hagize nk'umusore ugutereta apfuye mu amatwi ubigenza uti akakwandikira nko kuri WhatsApp ukabona kohereje amafoto afite dread cyangwa se apfumuye amatwi ubyitwaramo ute? oya ntabwo twaba tukivuga. uramusubiza se basi cyangwa okay, namusubiza ariko bitagiye kure nyine bya hafi. hari ukuntu muri ADP muvuga ngo murasengera abakobwa baho basengera abagabo ngo ese koko Imana iramutse itavuze ngo uriya n'umugabo wawe byagenda gute? ubwo nyine uramureka. uramureka juste urarindira wowe ukavuga ngo Imana nivuga ngo uriya ni wewe niko bigenza. ubwo uramutse ugize imyaka 30 Imana utaravuga ngo uyu ni wawe uzakomeza urindi? nzakomeza ntegereze. yego ubwo si ubwo ngubwo uzakomeza utegereze kubera yuko Imana itaravuga ngo itaramwemeza. hari ukuntu ejo bundi nakoze ikiganiro n'umuntu hanyuma iramarega mugenzi we ko yahanuriye umugore we yuko umugabo atari we nyawe bamaze gutandukana ahita aba umugore we. wowe ibyo bintu urabivugaho iki ko tubwiye ngo uzarindira bahanure? hahise yagize nk'umusore uza akaguhanurira akakubwira ngo uri uwanjye kandi akubeshya nyuma ukazasanga yarakubeshyaga wabyitwaramo se icyizere cya ADP wahita ukigabanura ese wabyitwaramo ute? oya habaho n'abantu baza kuvuga ngo beretswe ngo bahanuye ariko bitabarimo atarabakorana n'Imana nyine akaza abeshya mu binyoma bye bibaho cyane. hanyuma si iyo mubimenya gute ko ari umwuka wera cyangwa se ari Imana imutumye uwo muntu? njye ubundi nzasenga Imana imunyerekere ntarinze gutegeka. urase nawe hari ukuntu bajya bavuga nk'indimi? oya ntago manura. watwibukije nk'indimi bajya bavugamo wenda babashye? oya ntago nazigana, nta muntu ujya wigana. ariko wowe urazivuga nyine? oya ntago nzivuga ariko hari igihe umuntu abasha kureba. areba gute rero umenya gute ko turi abana b'abantu twese ubimenye ute kandi utubwiye ko nawe wenda ibyo bintu wenda utabasha no kubigeraho ngo ubimenye ngo ubivumbure? ushobora nko kuryama ukabona ikintu kiri kuba kandi kikagera igihe kikaba. ubwo icyo gihe Imana irimo irakwereka nyine kuko nanjye igihe njya mbona ngo narwaye narembye byatari hashira igihe kuko nkarwara ariko utese mu nzozi se cyangwa mbibona mu nzozi njye. hanyuma se y'umukobwa ubu ntushobora no kwisiga akaruja levre ku muntu? oya ntabwo ubibona ute nk'umukobwa wisize ruja levre bita umperaho? hari abo biba bibereye bagomba kubyisiga ariko nanjye ntabwo byambera rwose. kubera iki se bitakwera? reka ahantu haba bibereye nyine se ugiye urabona ari imbere cyangwa ntabwo bimbere? birakubereye pe. ariko nshaka kwigana nkabyisiga ngewe ugasanga nabitambitse. hari ukuntu nshobora kuza nko gusengera mu idini ryawe ugasanga nk'umuntu nje gusengera nko mu idini ryawe cyangwa se ugahita umbona mu yindi shusho ukareka ko uyu mukobwa ntagakijijwe, uyu mukobwa yambara amapantaro, uyu mukobwa arasutse. ese ibyo bintu wowe ubivugaho iki? ntabwo mbyemera kuko umuntu waba wabyisize waba utabyisize urasenga kandi Imana ikakumva. ntabwo rero byangusha ngo urangaje mu rusengero ngo benshi baraza bakanasenga. hanyuma se urateganya kuzakora ubukwe ryari? se nateganya gukora ubukwe ntarabona na fiance. uramubuze se? naramubuze. urifuza nkande rero? ndifuza nkande bisa navuga ngo ndifuza nkande uzaza wese kandi batubwiye ngo bibaye byiza ngo haza ari umukristo. ubanza ukanareba ukagenzura. mu basore baririmba gospel mu Rwanda ninde wifuza ko ushaka ko bagutwara? oya nawe. nawe Sarije yamuremye aramutse aje akakubwira ngo aragukunda aririmba gospel wenda yujuje ibyo ushaka wabyitwaramo?
ntabwo nabyanga ntamwemera. wamwemera gute kandi utamuzi? Wamwemera ko ari umuhanzi cyangwa wamwemera ko ari umusitari? Ntabwo namwemera ko ari umuhanzi cyangwa ari umusitari. Burya ahantu hari mu rukundo ntabwo wagenda ngo uri umusitari ngo uri umuhanzi wapi. Hanyuma rero tubwire, we na Bruce Melody hari ukuntu musa, ntangira ikiganiro natangiye mvuga ngo hari ukuntu wakoze ikiganiro, hari ibyo wavuze kuri yawe TV ndetse no ku bindi bitangazamakuru, ariko hari n'utaragiriye amahirwe yo kubasha kureba icyo kiganiro. Hari uri kukureba akahita avuga ati si koko uri mushiki wa Bruce Melody? Nanjye nkikubona nahise mvuga ati wow, sister Bruce Melody. Ndabeshye siko naje mvuga. Niko waje uvuga. Hanyuma rero marabatsika abantu, se Bruce Melody mupfana iki? Murasa pe. Hari ukuntu se papa wiwe hari ukuntu yageze kwa mama wawe, nyine dusobanurire, hari abantu wese bafite amatsiko, marabatsika abantu. Bruce Melody ntabwo tuvukana. Bruce Melody turasa kuko nabibwiye n'abantu benshi, ntaragera no ku itangazamakuru, nabibwiye n'abantu benshi. Byatangiye gute rero kugira ngo umuntu wa mbere yakubwiye ko usa na Bruce Melody? ryari wabyitwaye mute? Ko byari kera bakabimbwira, ariko nka wese Bruce Melody wari umuzi se basi? Nari muzi ku mateleviziyo, mu ndirimbo hose nyine nari muzi, ariko igihe nakora nkasongenza na Bruce Melody, ariko abantu bakanati umva usa na Bruce Melody ntacyo mupfana, tuzagerageze basi uzamubone mwibwirane urebe ko mudafite icyo mupfana, ariko njye numva ntacyo nyine nugusa nyine tu. Hanyuma se nta kuntu wegiriye nk'ababyeyi ngo babaze ngo isi uriya muhanzi, nta kuntu mwaba mumuzi ngo wumve ko hari ababyeyi rega mama w'umwana niwe umenya se w'umwana? Ntabwo mama yigeze abimbwira, nta nubwo nigeze nanayimubwira ibyo ngibyo bya Bruce Melody ngo mubwiye ngo Bruce Melody turasanga byagenze gute, oya ntabyo nigeze mubwira. Hanyuma rero babikubwira wowe wiyumvagamo ute? Wumvaga iyo bari kukubwira Bruce Melody ni icyamamare, ni umuntu uzwi, iyo wumvise ngo umuntu w'icyamamare nk'uriya murasa cyane, ukabona nyine byateye abantu kwibazaho cyane, ngira ngo niyo wari kugenda mu muhanda wenda barabikubwiraga, nk'iyo wumvaga Bruce Melody ni icyamamare, arazwi, ni umuntu uririmba pe, nta muntu utamuzi mu Rwanda nawe uramuzi. Hanyuma rero wiyumvaga ute? Numvaga nkomeye pe, nkavuga ndasa n'icyamamare, ndakomeye. Nta munsi n'umwe wigeze ugira amatsiko na rimwe yuko mwahura nawe? Numvaga rwose bitazashoboka ko twahura, ariko nyine byose juste wowe ushobora kuba warabishakaga. Narabishakaga, navuga nti Imana izamfashe nzahure na Bruce Melody. Niki we waba warakoze nko kwitabaza nk'abantu ukavuga ati se koko nagera gute? Hari umuntu waba waregera ukamubwira nti se nabasha kugera gute kuri Bruce Melody? Umuntu nitabaje uyu muvandimwe, naramwitabaje, ubwo nahereye kuri Emi, ndabwira ntariko niko njya numva uvuga, ntinge nsa na Bruce Melody, ni iki kintu wamfasha kugira ngo nzabone Bruce Melody? Ubwo naje kuri yawe TV, ibintu bigenda umushaka rwose no hejuru. Oya ntaga se nyine ndamushaka, ndashaka icyo cyamamare dusa mpure n'icyamamara, ariko nuko watangiye gushaka Bruce Melody. Hanyuma se nta munsi n'umwe wigeze kureba nawe ubwawe? Hari uko abantu babikubwiraga ngo murasa, ariko nawe ubwawe hari ukuntu wari ureba ukavuga ati ndaza kuza kuri indirimbo ye ndebe koko niba wamuntu dusa. Ese nawe wigeze utekereza gufata umwanya wo kureba koko niba Bruce Melody musa? Naje gufata ifoto ye nanjye niyanjye, nkabireba nyine nkabona dusa. None se ufite ifoto ye? Ntago nayabura, arahari. Hanyuma rero kumenya na Bruce Melody cyangwa se kuko byarangiye munahujwe, kumenya na Bruce Melody byakumariye iki rero sasa? Byatumye abantu bose bamenya, nguri icyamamare wagiye guhura n'umuhanzi, nabyo numva nishema. Ndanishima cyane kuba narabashije guhura nawe. Ubwo heruka ku bitangazamakuru hano mu Rwanda, nubwo ntabwo ari ngombwa kugira ngo nyivuge, Bruce Melody mwarahuye, gerageza wibutse abantu ibyo mwaganiriyemo.
ukimara kumubona jisite washatse yuko uhura na Bruce Melody ndetse na yawe TV iri mu bantu ba mbere bagufashije kugira ngo bamenyekane kuri gushaka Bruce Melody cyangwa se ugere kuri Bruce Melody. Ni iki rero cya mbere, ikintu cya mbere cyagutunguye kuri Bruce Melody ni iki? ikintu cya mbere cyantunguye kuri Bruce Melody ni uko yemeye ko duhura. Numvise Oya nyine bwa mbere uramubonye muri studio muricaranye, ikintu cya mbere hari ukuntu uba ubona umuntu ku ndirimbo ariko se kuri face to face nyine uri kumubona amaso ku maso, ni iki cya mbere cyagutunguye? nasanze uko aba ari ku ndirimbo ari nako ameze, nta kindi. Ni irihe jambo rya mbere Bruce Melody yakubwiye urya munsi muhura? yaransuhuje. Ati cyavuga gute? Yaraguhoboye, yaragusugize, byageze yarampobeye. ati rero kuguhobera arumva ntabwo yahoye ngo aceceke. nyine yaransuhuje, nambwira ko yajyaga mbona igihe nyine kiragera, icyo gihe kiragera noneho duhura turi kumwe. Ni ikihe kibazo wabashije kuba wamubaza kimwe cyonyine? kubera ko ntabwo nari ndimo mvuga, nta kibazo nigeze mubaza. Mbese muri make wari waguye muri koma, wari watunguwe, wabonye icyamamare, wari umaze iminsi ushakisha, ngira ngo n'umwaka wari ugezemo uri kugishakisha, watunguwe, wari wagize n'isoni cyane cyane ko yari n'umusore. si uko yari umusore ariko babigize. urabona sinzi ukuntu nabivuga. nyine ubwo amagambo yari yanciranye numva nabuze icyo mvuga. Rero mbwira ikibazo yaba yarakubajije. Ikibazo? Wenda wowe ushobora kuba nta kibazo wamubajije ariko si ni ikihe kibazo wowe waba waramubajije? ndumva nta kibazo yambajije. Hanyuma rero Bruce Melody hari ibintu yakwemereye atwara nimero yawe nyuma y'uko muvuye muri kuri BTN, mwabashije kuba mwavugana nyuma akaguhamagara cyangwa ntaraguhamagara? Ntabwo arampamagara. Hanyuma ibintu yakwemereye rero biri mu nzira. biri mu nzira? Nizeye ko biri mu nzira. Mbese nyuma yaho mujya kuri BTN ntabwo araguhamagara ndetse n'ibintu yakwemereye ntabwo biraza? Urabyizeye nk'umukobwa wa Yesu? ndabyizeye, nta kibazo pe, ndabyizeye ko buriya aracyabyigaho. Hanyuma se wowe nyuma ariko aracyabyigaho? buriya arimo arashaka akadi ikomeye. Hanyuma se wowe ko wambwiye ko yatwaye nimero yawe, wowe nta nimero yawe watwaye? nimero ndayifite. Reka tumuhamagare twumve niba twita. yatwitaba. ngerageze muhamagare. ntinyarega kumuhamagara. ntinya kumuhamagara. aratwitaba. kumuhamagara. njya ntinya kumuhamagara. Alo. Muraho. Amakuru. Ni bonke. bonke. Undi musa. Undi musa. Ni meza. wowe umeze ute? twaraburanye. nagira numva uko umeze ngo usuhuze. yego. Suyasi ko ugiye kubabaga. Ngiye natinye Uramutinya ariko? Ndumva ndamutinya. Sinzi impamvu. Natinye kumuhamagara. Niwe waguha nimero cyangwa wazikuye mu bandi? Oya, niwe wazimpaye. We nta nubwo yarakikwibuka. Nta nubwo yarakinyibuka. Kandi watubwiye yuko akiri gutekereza kuri nuze gift agufitiye.
nyine yaba ari mu bintu byinshi yarambwira ati mba ndi mu bintu byinshi ntabwo nari ndi kwibuka neza ariko ndamwibukije. hanyuma se bibaye ngombwa yuko Bruce Melody agutereta? Oya ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda, ntabwo wamwemera? Ntabwo yatetana na sister. Hanyuma rero turagira ngo tubwire ukunda Bruce Melody, uranamukunda, muranasa, of course uzi indirimbo ze. Tubwire nk'indirimbo ya Bruce Melody ukunda cyane ya mbere. Nkunda cyane seka ari nyinshi. Mbwira imwe yonyine. Nyine zose urazikunda ndabizi, ariko se tubwire ni iyihe imwe yonyine ya mbere nyine. Hari ukuntu rega niyo mpamvu tujya mu ishuri hakabamo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, suko bose araba ari abaswa, ahubwo nuko nyine haba hagomba kuvamo wa mbere urusha undi. Ni iyihe rero irusha undi? Sinasha zose zirarenze pe, sinzi ko nabona ngo iyi riruti zose zirarenze. Ubwo rero navuga indirimbo zose zirarenze ubundi. Hanyuma rero uramutse ugiye gukora ubukwe bikaba ngombwa yuko hagira ikintu Bruce Melody akakubwira agira ikintu nsaba kimwe cyonyine, wamusaba iki? namusaba kunshyigikira mu bukwe bwanjye, kukuririmbira, kugutwerera, kugira gute? byose haba kuntwerera haba kundirimbira byose nabikora, byose yabikora. Hanyuma dusoza ikiganiro cyacu ngira ngo umbwire niki wabwira Bruce Melody muri aka kanya? Ngize neza ko iki kiganiro azakireba. Niki wamubwira, ni wowe butumwa wamugenera nk'umuntu nyine akubwiye ko atanakikwibuka, ubashije kuba wagerageza kumwibutsa? Gira ikintu umubwira nk'umuntu mwari mwarahuye, umuntu musa, gira ubutumwa wamugenera. Cya mbere ikintu namugenera ni uko yakomeza gushyiramo imbaraga mu muziki we, kuko n'ubu ufite imbaraga, buri munsi asohora indirimbo kandi nyinshi nkagenda nzibona nkabona ni sawa. Ubutumwa ni uko yakomerezaho. Nta kindi kintu wamubwira? Atari ukumushyigikira mu muziki we, hari ikindi kintu ushobora kumubwira? Ikindi nshaka kumubwira nta kindi, ni ugukomeza umuziki, nta kindi. Umuziki gute? Agakomeza agakora umuziki. Hanyuma se bamwite brother wawe, mwite ni brother. Okay, brother wawe Bruce Melody aheruka gusohora indirimbo yitwa aheruka gusohora indirimbo yitwa Moya. Iyo ndirimbo hari ukuntu yafashwe muri sosiyete, bamwe ngo ni ibishego, bamwe ati ibyo yakoze si byo, bamwe barayikunda. Ese nkawe nk'umukristo wayumvise ute? Ko biri kose warayumvise, iyo ndirimbo yumvise imeze ite? Nayumvise ntabwo nakwanga ibihangano bya brother, rwose ni nziza. Uba wumva n'ibyisobanuro, ese ubu buriya bashatse kuvuga iki? Ntabwo wamenya ibyo yashatse kuvuga. Nka sister we tubwire, se koko yarashatse kuririmba iki? Ntabwo ndabisobanura. Ni ubuhe butumwa burimo muri iyo ndirimbo? Niwe wabibubwira. Ntabwo ndabasha kumenya ibyo yarashatse kuvuga. Bigatuma nk'abantu natwe turi abantu bakuru tuba tugomba gusesengura. Nkawe uri umuntu mukuru, tubwiye ko ufite imyaka 23. Yego, ariko ntabwo nabasha kujya gusesengura indirimbo z'abandi. Nyir'ubwite niwe uzi ibyo aba yaririmbye kandi bikadufasha. Hanyuma rero reka tugushimire iyo wakoze kubana natwe. Ese ubwo uracyanyoka izina ra? Mbishe Ange. Nanjye kuvuga ngo uriyibukira Bruce Melody wawe. Nawe ndakwibuka. Ngaho ugira ikintu usoza ubwira abantu bakurikiye yawe TV muri aka kanya, by'umwihariko bari kureba kino kiganiro. Abantu bakomeje kugikurikirana no kukireba bakirebe. Bafite amatsiko yuko kubera iki Bruce Melody, hari utushyura akavuga ati se kubera iki Bruce Melody atakwitabye ngo ahita kumenya, hari wese ubikora. Gira icyo uvuga kuri ibi bibaye. Nyine buriya impamvu aransobanuriye, aba ari mu bintu byinshi, urumva bafite ibindi bintu ari kwitaho kandi bifite akamaro. Ubwo rero ariko yamenya, sinzi yamenya. Ariko yaratwaye nimero yawe. Impamvu iyi ngiyi muhamagaje ntabwo ariyo afite. Hanyuma rero ngaho ugira icyo ubwira abantu bakunzi ba yawe TV ndetse n'uby'umwihariko abakuri kino kiganiro. Bakomeze bakurikirane ibiganiro binyura kuri yawe TV, bakora subscribe, ibintu byose ni ikaze kuri yawe TV.
wakoze kubana natwe. murakoze cyane. Okay, reka ngushimire wowe wakoze kureba kino kiganiro, reka ngushimire wowe wakoze subscribe, reka ngushimire wowe utarayikora ari kuri gutekereza kuyikora, reka ngushimire wowe wakoze like and share and comment. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.